Yesu ashimwe cyane. Kama simu mnonga. Reka dushimire Imana ikomeza kutwitaho umunsi ku munsi. Reka tusimire Ruhanga twaho ikiraha kindi n'izuba rimwe. Reka twitaho buri gihe. Tufaho buri zuba. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Yaturindiye ubuzima. Yaturindira amagara. Uburwayi bwo bujya budufata. Ubwire buno butwata. Nanjye mu minsi mikeya bwari bwangezeho. Naho mubwire buke bubirirwa mukireho. Ariko ndashima Imana ko ubu ngubu nongeye kugira imbaraga. Kana sima Ruhanga habo kuba hati yatandika kugira Imana. Reka rero dufatanye twese gusangira ijambo ry'Imana. Reka duce bugufi dusenge. Data uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe. Umwuka wawe wera abane natwe, abane n'imitima yacu, atwigishe kugukurikira mu izina rya Yesu. Amen. Twize ibyigisho bigiye bitandukanye, ariko turacyakomeje n'uyu mwanya kwiga, kuko dufite ibintu byinshi dukeneye kumenya. Dufite byinshi cyane dukeneye kwigishwa n'Imana, ariko dufite igihe gito. Ariko nubwo igihe dufite ari gito, reka ibyo tubasha kwiga muri icyo gihe bibe ibitugirira umumaro. Tugiye kwiga amagambo y'Imana avuga ngo Imana y'umudendezo, Imana idakoresha agahato. Reka turebe muri Yesaya, igice cyaho cya 11, Yesaya 11 umurongo wa 2. Yesaya 11 Efraya umurongo wa 2. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwoyo wa Mukama aliyaguma hariwe, umwuka w'ubwenge, agire umwoyo w'ubwenge n'ubuhanga, wo kwetegereza, umwuka wo kujya inama, umwoyo wo kuhanura n'ubushobozi, n'uw'imbaraga, n'ubushobozi, n'umwoyo n'umwuka wo kumenya Uwiteka, n'umwoyo wo kumanya okutina Mukama, n'uwo kumwubaha. Reka twumve cyane aya magambo avuga ngo, reka tuhure munonga bigambe kugira ngo umwuka wo kumenya Uwiteka, umwoyo wo kumanya Ruhanga. Muri iki gice cya 11, reka 11 umurongo wa 9 nanone umushorunga wa mwenda haravuga ngo ibyo ntibizaryana kandi ntibizona ku musozi wanjye wera wose. Abona hagira ngo umushorunga wa mwenda ebyo byona tibiri kora kubi no kuba okwata ubushobozi wanjye, kuko isi zakwirwa no kumenya Uwiteka. Rona orukwera ahabo kuba okumanya Mukama yabuga ensiyona, nk'uko inyanja ikwira hose, amizi gabuga ahona umunyanja. Hoseya igice cya 6, Hoseya 6 umurongo waho wa 3. Hoseya 6 Hoseya igice cyaho cya 6 umurongo wa 3, umushorungo wa 3 hari amagambo avuga ngo, bigambe kugira ngo dushishikarire kumenya, atumanye Mukama, tugire umwete wo kumenya Uwiteka, umizemo kumumanya, azatunguka nk'umuseke utambika, kwija kwenye nk'umusheke umusheke utambika nta kabuza, tikuribura
azatuzaho ameze nk'imvura aryatukaho nk'enjura nk'imvura y'itumba eri kwitira itaka. bavandimwe dukeneye kumenya Uwiteka. Banywanyi banje dukeneye kumanya Ruhanga. Imigani igice cya 9 Efumu ishura ya mwenda umurongo waho wa 10. Efumu mwenda kubaha Uwiteka kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Ndina mukamana bwo butandikiro bwo bwenge kandi kumenya Uwera no buhanga. Kumanya ukwera niko kwetegereza. Yesu ashimwe. Amasimu dusomye amasomo menshi. Twashoma amasomo mingi. Ariko ayo masomo yose ahurira ku kintu kimwe. Ubwe bwa mbere byonane buganira ha kintu cyo. Aratubwira ko dukwiriye kumenya Uwiteka. Hatugambira ngo twine kumanya mukamaranga wiwe. Kuko kumenya Imana nicyo kintu gikomeye cyane. Abo kumanya Ruhanga no kumudina nicyo kintu cyo kumira muno. Tukamenya iyariyo. Tukamanya Ruhanga noha. Tukamenya imikorere yayo. Tukamanya ko akora. Bityo ntago tuzayifata uko itari. Niko turagaruke kugitwara nko kwetari. Kandi uzamenya Imana nk'uko iri. Kandi urumanya Ruhanga nko kwari. Azayikurikira. Nazamukurata. Hari igihe abantu benshi banga gukurikira Imana. Abo bwiro bwinje abantu bakwanga kuratara Ruhanga. Kuko batazi Imana. Abo kubato bakumanya Ruhanga. Hari na benshi bizera Imana mu marangamutima. Hari na binje bakwikiriza Ruhanga umukura umumitima yabo kundi ntibamwenda. Kuko batayizi. Abo kubato bakumanya. Bene abo igihe kigeze. Abantu ngabe ubwire bwaka. Ibintu bikaba bibi cyane. Ibintu bikaba bimunonga. Hakaza ibintu bigoye. Akize ibintu byebigezo. Abo bantu babivamo. Abantu babirugamo. Imana bakayireka. Ruhanga bamureka. Kuko batayizi. Abo kubato bakumanya. Hari abafata Imana ko ari ingome. Hina abakwara Ruhanga ko mwinazi. Abenshi bayifata nk'umwicanyi. Abunda bamwe bagira ngo no Ruhanga ne. Abandi bavuga ko bizera Imana. Abandi bagira ngo bikiriza Ruhanga. Ariko ibikorwa byabo konke bibakora bigaragaza ko Imana ibeshya. Nibyereka ngo Ruhanga nabi. Kuko iyo bagezeho bagakwiriye kwizera ijambo ryayo. Abo kuba bashemerere kwesiga ikigambo cyayo. Barashidikanya. Batandika kubanganisa. Bakumva iby'Imana yavuze ni nko gukina. Bakahura ibiranga byagamba ni nko kuzana. Nkaho itazasoza icyo yavuze. Munebaso utashyikirize byagambire. Bavandimwe dukeneye kumenya Imana. Banyana banje turi no kumanya Ruhanga. Mu bintu tuziga bigiye bitandukanye. Bite biturushomaho ningo ebitubyega ebitakushana. Tuziga icyaha. Tuzakushaka kwega hakibi. Tuziga Yesu. Tuzakwega hari Yesu. Ariko dukeneye kumenya Imana. Konka turi no kumanya Ruhanga. Kuko kugira ngo tumenye neza ububi bwa Satani. Abo kuba kugira ngo tumanye iki ububi bwa Satani. Nuko dukeneye kumenya ubwiza bw'Imana. Turi no kubaza twamanye uburuki bwa Ruhanga. Tukamenya aho batandukaniye. Tukamanya intani serial Satani Ruhanga. Yesu ashimwe. Kamasimu. Hari amasomo menshi muri Bibiliya. Ebigambo binje mu Bibuli. Abantu bajya bitwaza. Abantu bakwiye kwatsa betororezaho. Bagashidikanya Imana. Bakatandika kubanganisa Ruhanga. Abenshi bagakurikira Satani. Abinji bakuratira Satani. Ariko ndagira ngo mbabwire ko Satani atari mwiza. Konka nyenda mbagambire mu Satani tumuronje. Satani ntago ari mwiza rwose. Satani tumuronje buzima. Satani niwe nkomoko y'icyaha. Satani niwe bureto bw'ikibibona. Kandi dukeneye kumenya aho icyaha cyakomotse. Kandi dukeneye kumenya aho ikibi cyarugire. Kugira ngo tucyange urunuka. Kugira ngo tubase kucyangira kimwe buzima. Hanyuma dushakishe igisubizo. Hanyuma turonde icyo kugarukamo. Cy'icyo cyaha. Icyo kibicyo. Yesu nashimwe cyane. Amasinga muno. Satani akiri mu ijuru. Satani akiri yo mu ijuru. Yari umukerubi. Akari yo mukerubi. Yari umukerubi utwikira. Akari yo mukerubi kusangira. Iyo turebye muri Yesaya 14. Areba muri Yesaya 14. Umurongo wa 12. 12 tangira nushongo 12. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu we. Iwe nyenyozi yo mu ruturuturu we. Mwana w'umuseke. Umwana
umwana wo musheke kuvuye mu ijuru ukagwa korugire omwiguru okagwa uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka uca amahanga busha kotirwe ukaza ahitaka waribwira guti kaba nogira umutima gwawe oti nzazamuka njye mu ijuru yatemba omwiguru nkuzi intebe nyozi ya Ruhanga nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumbe inyenyeri z'Imana njatemba omwiguru ahiguru yenyenyozi za Ruhanga igitebe cyanjye ngite ahiguru kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro njyashitama aharushozi rw'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi uko hari ahabuzi buryo nzazamuka ndengaho ibicu bigarukiye njatemba mpike ahiguru yebicu nzaba nk'isumba byose nyehindure mbe nkarukira byona uyu ni Satani uri kuvugwa ahangaha Satani wabiri ntogamba tugiye gusoma irindi somo tuza gusomera irindi somo muri Ezekiyeli 28 Ezekiyeli 28 umurongo waho wa 12 Ezekiyeli 28 urasoma umurongo wa 14 zakushoma mshorongo bw'ikumi wari warasigiwe kugira ngo gatuma hamwe na kerubi umurinzi umukero gutwikira kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana uwashyirirweho amavuta ukaba uri urushozi rwa Ruhanga urukwera nogendera hagati wagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro nogendera hagati y'amabare go mu ruro wari utunganye bihebuje kwiha ubuwahangwa ukaba utagira kamogo mu nzira zawe zose twarize yawe uhereye umunsi waremewe cya ubuwarebirwemo kugeza igihe wabonetswemo gukiranuka ubuwarebekirweho utashyikirira wuzuyemo urugomo mu bushuzi bwawe bwingi ukijuramo itima rubuzanwe n'ubugenza bwawe wacumura Yesu ashimwe amasimba turi kumva Rusiferi akiri mu ijuru ntura Rusiferi akiriyo mu ijuru ari mu ijuru ntabwo yitwaga Satani akiriyo mu ijuru bakabata kumwita Satani kuko Satani ni izina ribi cyane aho kuba Satani ni izina ribi muno ariko Rusiferi ni umutwaramucyo onka Rusiferi wakatwaro niwo wabiro kutwara umushana ntabwo ryari izina ribi kandi dari izina ribi kuko yari umukero ubutwikira aho kuba kagiye mukerubi ho rusangira yari umuyobozi w'abandi bose akari dashininga shi akari dawo abantu babona umwiguru uretse Imana n'umwana wayo bari hejuru okwihaho umwana na Ruhanga nibo babiri bagehiguye yari ayoboye abamarayika akana tegeka abamarayika yagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro akana agendera hagati y'amabare agarukwako mu rugo yari umuririmbyi ukomeye cyane akariyo mweshongozi w'amani munonga ariko yaje kubonekwamo n'iki kiza yabonekamo iki umuntu ashobora kwibaza ikibazo gikomeye umuntu nabasa kwibuze kibuze kigumire ngo ni kuki muri Rusiferi yavuyemo Satani no bibasa kwibuza ngaha bacu muri Rusiferi harugire mu Satani ko nta muntu wigeze amwoshya kandi n'umuntu wamubihibihire ko nta muntu wamwigishije gukora ibintu kandi n'umuntu wamwigisha gukora ibi ariko agakora ikibi konga agakora ikibi akazana ikibi no mu isi akarete ikibi munsi ari mu ijuru yari atunganye rwose ajye mwigura akashyikirire gusoma yari ikiremwa gihebuje akariye icyahangirwe ikintu mutanu munonga cyuzuye ubwiza butangaje ayiviro burungi w'amani yahabwaga icyubahiro gikomeye akahawe kitenesa kibwumire munonga bakaba mwikitenesa kandi ubwiza bw'Imana bwamugaragaraga kandi burungi bwarahanga bwabumurebeka iyo yagendaga yabere nagenda wamubonagaho ubwiza bw'Imana wabere murebamo burungi bwarahanga kurabagirana yabaga akuye ku Mana ushashagera no kuyabera yihari hanga abandi barakubonaga abandi bona bakaba kureba
bakabona ni mwiza cyane, bakareba ari murungi munonga, nawe yageze ubwo yumva ko ari mwiza, nawe hino yashitire yahura ari murungi, yumva aratangaje, yahura yagiye cyo gutangaza. ariko kuba yarakoze icyaha, kuba yakozire kibi, kuba yarazanye ikibi mu ijuru, kuba yaresire kibi kurwo kuba yaresire kibi mu ijuru, ntabwo ariko yari asanzwe, ko yabira yari atunganye, akakiriye buzima. ariko kuko Imana itari Imana y'agahato, Ruhanga abo kuba Ruhanga otakugyema, ntabwo igirema ibintu bimeze nk'amarobo, takubasa kuhanga ikintu kiri nka robot. igihe Imana iremye umuntu, Ruhanga yahanga umuntu, imuha umudendezo usesuye, nimuhereza imuha uburenganzira bwo guhitamo, nimuhereza kare okwesharira, imuha ubushobozi bwo kwitekerereza, nimuhereza kubasa kwetekatekera ikamwereka icyiza, nibasa nemwereka ekirungi, ikamwereka n'ikibi, nangwe mwerekana n'ekibi, hanyuma akihitiramo. Bwanyuma we ayesharira. Na Rusiferi niko yari yararemye, na Rusiferi niko yabira hanje, yashoboraga gutekereza ibyiza, akana basa kutekateka ibirungi, ariko Imana ntabwo yari yaramugize robo, Ruhanga kataramugize roboti, ku buryo azamera nk'igikoresho gikoresha, akabasa gukoresha nk'igikoresho akabasa gukoresha kitine kwetekatekera, ntabwo yari ameze nk'iteleviziyo, akatari nk'igi TV, aho ufata telekomande, aho kuwata remote ukajya uyikoresha, ikagumana ugikozesa, igakora ibyo ushaka, igakora ibyo rukwenda, kereka yapfuye shana yafi, nibwo uyikoresha ikanga, ubwo kugikoresha ikanga. ariko iyo umuriro uhari, ubwo umuriro gwaguruho, telekomande ikaba ihari, na remote ikaberuho, kandi byose akaba ari bizima, kandi byone bikaba bihurire, uyikoresha icyo ishaka, ugikoresha icyo kwenda cyo, bitewe n'uko wayikoze, kikuretera no wagikozire, ubushobozi yayihaye ubushobozi bw'iyakira bw'ibyo ibasha gukora, bw'ibyo kubasa gukora. ntabwo wayibaza icyo utayihaye ngo icyerekane, ukagibuze cyo utagihirenge base kucyoreka, kandi ntabwo wakoresha telekomande kandi tokakozesa remote uyisaba kwaka, okushaba kwaka, hanyuma ngo yange, ngwe yanze, kereka gusa yapfuye, shana yefi, ntabwo yabiri kwaka tekabane yaka ngo uyizimye, ngo giraze, ngo yange kuzima. ngo yange kurara, ubu ndamutse nyakije, nkati yajasa, narangiza nkayicomora, yaheza aka switching off kuriya, yahita izima, nerara, ntabwo yavuga ngo ndumva ntashaka kuzima, ekagira ngo nyowe tingwenda kurara, kuko igomba gukora ibyo wayikoze ashaka, ahabo kubene kora nkoko wagikoziro kwakwenda, nta mahitamo yifite, ine kucoma kwene, nta n'ubushobozi bwo kwihitiramo, nta bushobozi bwo kwecwera, niko ibikoresho byinshi byakozwe bimeze, niko ibikoresho binje byakozwe kubiri, nta buzima bifite, bine magara, ariko umuntu Imana yaremye, ko umuntu w'Uruhanga yahangire, yamuhaye ubushobozi bwo guhitamo, akamuhereza ubushobozi bwo kwesharira, ku buryo agomba kwihitiramo icyo gukora, ko yakubi ubwayi no kwesharira muko icyayine gukora. na Satani yari ashoboye guhitamo, na Satani akana basa kushara, agakora icyiza, akakora kirungi, cyangwa se agakora ikibi, ninga shaka kore ki. Igihe rero yari yarashyizwe hejuru cyane, yabiretirwa higumnunga, ubwibone bwamuzamutse, akatandika kwemanya, bavandimwe ndagira mu ngoma bwira iki kintu, banyanu banje ngenda mbagambira iki kintu, ikintu cyitwa ubwibone, ikinde kiba kweta okwemanya, kwishyira hejuru, kweteka higuru, bizarimbuza abantu benshi, bizakwerekereza abantu bingi, abenshi bazarimbuzwa n'icyo kintu, abingi nibaza kwerekerera habo icyo kintu, bitewe no gukunda icyubahiro, habo kunda ebitinisa, na Satani yakunze icyubahiro, Satani akakunda ebitinisa, igihe yasabwaga kuramya Yesu, uyabere nashobwa kumva himself Yesu, yatekereje ko Yesu atamuruta, akatekatenga ngo Yesu takubasa kumukira, yumva icyubahiro gihabwa Yesu, yahurira kitindise cyakubire ntihabwa Yesu, niwe cyakabaye gihabwa. Ibyo ndi kubabwira biri mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ibindi kubagambira byo mu gitabo kiba kweta abakare n'abana, mu gice cya mbere cyo kubanza hari amateka y'ibyabereye mu ijuru. inebi abiro mu ijuru, Rusiferi wari umutware w'abamarayika, uwabera natwara abamarayika,
kwishyira hejuru akishyira yiteka hejuru yari umutware w'abamarayika natwara abamarayika ariko yatekereje ko yarutana Yesu konga gatekateka munabasa kucirana na Yesu nyamara iyo dusomye muri Yohana igice cya mbere mu Rwanda tubona ko mbere na mbere hariho jambo kubanza no kubanza hariho kigambo kandi ijambo yahoranye n'Imana kandi kigambo akatura akari na Ruhanga kandi yahoranye n'Imana ndetse yari Imana kandi akatura na Ruhanga nangwa akari na Ruhanga mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe yahanjirwe byona tine kitarahanjirwe nawe kuko byose ari we wabiremye kuko babiyone niwe wabihanjirwe kandi uwo jambo yari Imana kandi kigambo akari Ruhanga niwe nkomoko y'Imana yaremye byose niwe byabiriho byone niwe shusho y'Imana itagaragara Satani yifuje kungana n'Imana Satani akenda kweringaniza na Ruhanga yumva icyubahiro gihabwa Yesu yahura kitendese cyuhabwa Yesu yumva niwe bagiha yahura niwe bakubire bacereza nuko ubwibone burazamuka okwemanya kuwe kwa kwimuka bukomeza kuzamuka bakumane kwimuka ariko ngo ntabwo yatangiye yumva ari gukora icyaha konka ataratandikire ngo arikura ngo ariyo nakore kibi agitangira kwibwira ibyo gusumba Imana yabire nakegambire byo kukira Ruhanga ntabwo yumvaga ari icyaha ari gukora akanabura kitari kibe cyariyo nakora ariko byageze aho birakura bikakaho byakura hari igihe yagombaga kubyibuza bigakunda no biyabire naza kubyihamo bundi bikunda ariko yiyemereye ibitekerezo bibi kumuzamukamo ngakikirize bitekateko bibi kugumana nibikura yemerera umutima we kubitinda yikiriza umutima we kugumana kubisiba Imana ntabwo yaturemanye intekerezo Ruhanga taratangire n'intekateka ngiziho itegeko ngazitegeke ngabase kutegeka intekateko zitu Imana ibwira intekerezo zacu ati Ruhanga yagambira intekateka zitu ati ngo mugomba gutekereza ibyiza gusa mwino kutekateka birungi byonka nta bindi bintu na bimwe mugomba gutekereza kine bintu bine bimwe ne kutekateka oya Imana yaduhaye umudendezo Ruhanga katuhezo kweshara Yesu ashimwe ngamasibo iyo idushyiramo intekerezo zimwe gusa yastireme intekateka zimwe zonka kavuga ngo reka uyu muntu mutsindagiremo ibintu aba ari byo ajya yibwira akagira ati reka ubwo umuntu mutekemebe ibintu ebintu byonka bene byo yagumana atekateka aho byonka ajya atekereza ibyiza gusa agumena atekateka ibirungi byonka ku buryo adashobora gutekereza ku kibi atakabasa kutekateka asibi uwo muntu yari kuba ameze nk'irobo ubwo umuntu akanaza kuba ari nka robot kandi mu birogo Satani arega Imana kandi umukirego Satani cyakorega Ruhanga arega Imana ko ikoresha agahato narega Ruhanga nakoresa najema abantu nakoresa akagema aravuga ati nagira ati Imana itanga amategeko abantu batashobora Ruhanga nahereze biragire by'abantu batakubasa avuga ko Imana ihatira abantu kuyikurikira nagira ati abantu Ruhanga najema abantu kumukuratira ariko Imana soko iteye Ruhanga twara n'ikimenyimenyi n'ikikoreka na Satani yatekereje n'ibindi birakunda na Satani akatekateka n'ibindi byakunda kuko Imana ari Imana y'urukundo ahubwo kuba Ruhanga ni Ruhanga oyine rukundo abamarayika ndetse n'abantu bose nangwa n'abantu bona bakwiriye kuyiyoboka ku bushake bwabo bine kumukuratira ahabo ko kuboba bakwenda bakwiriye bo ubwabo kwihitiramo kuyiyoboka ko bine kwasharamo ukubasa kumukuratira aho kugira ngo bahatirwe kuyiyoboka kugira ngo babase kugiyemo kumukuratira nawe ukurikiye ukeneye kubihitamo niwo kuratira aho ine gusharamo ntabwo Imana izigera iguhatana rimwe Ruhanga tagisha kujema na rumwe ahubwo uyu mwanya irifuza ko tuyimenya izoba nayetenga ngo tumumanye tukayisobanukirwa tubase kubimushoborokirwa hanyuma tuyikurikire tuyize tumukurate tukumumanye turi kureba Satani mu ijuru Satani mu ijuru uburyo yahoze ari umukero ubutwikira n'uburyo yahindutsemo Satani no kuyabira Satani uko yemereye ibitekerezo bibi kumuzamukamo yayikirize ntekateka mbi kumwijamo yageze aho atangira kubyinjiza mu bandi bamarayika akashikaho yatandika
reputasiyo mu bandi bamarayika akajya ababwira ko Imana ikoresha agahato bagambira ngo Ruhanga nagema abantu nakoresha otakugyema akababwira ko Imana itemerera abantu kwihitiramo abagambira ngo Ruhanga atakwikiriza abantu kweshaka Satani akabwira abamarayika Satani abagambira abamarayika ko Imana yacu Ruhanga witu ari Imana ikoresha agahato Ruhanga rukoresha Ruhanga kujya ifite amategeko aremereye cyane buhoro buhoro mbora abamarayika bagiye babyumva abamarayika bakagenda ntibabihurira ariko ntabwo bose babyemeye ukabona ati barabyikiriza ariko abamarayika bake bagiye bumva abamarayika bamwe bakagenda bahura ibistaneri y'inabagambe nabo koko bakumva ibyo bintu nabo bahura ibyo bintu bibyo ariko Imana igenda yigisha Satani ngo Ruhanga yagenda nashomesa Satani icyo gihe yari akiri marayika yabirakira marayika ikagenda imwereka ukuri igenda nimwereka amazu kandi iyo yemera kwihana kandi kuri yikirizo kwetisa Imana yari kumubabarira Ruhanga kanaza kumusasa ngo ndetse yari kuguma mu mwanya nangwa kanaza guma mu mwanya ariko ngo Satani yageze igihe ari mu ijuru ubwire bukaka Satani yo mu ijuru nkuko tubisanga mu bakurambere n'abahanuzi tubisanga mu gitabo cyo kubanza n'abanabi mu gice cya mbere cyo kubanza ngo Rusiferi yageze aho amenya ko nawe ibyo yakoze ari bibi ngo Rusiferi akisha yakawe yamanya ngo nawe byakora ni bibi yumva nta cyiza yakoze yahura hati n'ikindi cyakoze atangira kumva koko inama Imana imugira yatandika kurura Ruhanga ari kumugambira niza abandi bamarayika bamugira n'abandi bamarayika babiri nibamuhereza inama abamarayika batari baremeye ibitekerezo bye abamarayika batayikirize bitekateko bye nabo baramusangaga bakamwereka ubwiza bw'Imana bamwereka uburuki bwa Ruhanga bakamwereka ko Imana ari nziza bamwereka ngo Ruhanga ni murungi ko Imana itanga umudendezo Ruhanga naherezo kwecera ko Imana ari urukundo Ruhanga ni urukundo Rusiferi yumva nibyo Satani ninga Rusiferi yahura biro ariko atekereza yuko ukayateka ngo kubera ko yakunze icyubahiro cyane habo kuba kakunda estinisa munonga aravuga ati umuntu nkanjye ntago yakwisubiraho yagira to umuntu nganye tinkubasa kwegaruka ni gute umuntu wari umuyobozi w'abandi bata umuntu w'ubiro y'umurinda w'abandi yahangara yajya imbere y'abamarayika yakuzomishoga abamarayika akababwira ngo nari nibeshye akabagambira ngo ntanye bihire yumva ntabwo yakwicisha bugufi yahura atakubasa kwegarura hansi aratekereza ati yatekateka ati ni gute nabwira abantu ngagambira ntabantu ngo nari nababwiye ko Imana ari mbi nabagambire ngo Ruhanga ni mubi ariko nasanze atari byo nge nushanyire bitari ngo inama mungiriye ndayemeye imwangambira nabyikiriza ngo nemeye gutsindwa mwansingura habwe imwangambira kubw'ibyo nsabye imbabazi nashaba imbabazi habwe ibyo nashaba imbabazi yumva ibyo bintu ntabwo yabivuga yahura atakubasa kushaba imbabazi yumva birakomeye cyane yahura byaguma munonga kandi koko byari bikomeye kandi ubuzima bukaba bugomeye ku mutima we wari wuzuye kwibona ahubwo kuba mutima ngo kagujwire kwemanya nuko ahita afata umwanzuro wo gutera Imana umugongo nasharamu okureka Ruhanga ahitamo ikibi yasharamo ikibi agomera Imana abyiyemeje yagomera Ruhanga ari kubimanya nuko afata umwanzuro wo kurwanya Imana yakwata decision yo kurwanya Ruhanga nta kimana itari yamukoreye na kimwe Ruhanga cyataramukoreye na kimwe yari yamugiriye inama nyinshi yamugambire bingi ariko Rusiferi yanze kumva Rusiferi akanga kumva niko abantu benshi bazarimbuka abantu bingi barize kwerekera kuko bakunze icyubahiro ahabo kuba bakunze ibitenese kubera ubwibone bwabo ahabo kwemanya kwabo bumva batakwisubiraho bahura batakubasa kwegaruka muninga ngo bigarukire ngo basabe Imana imbabazi base kushaba Ruhanga imbabazi ngo babwire n'abantu ko ibyo barimo byari ukwibeshya bagambira abantu n'ibabire bari mu bikabire kwebi nuko bakaguma mu nzira y'ikibi baguma mu muhanda guki nkuko na Satani yatangiye Satani nawe yatangiye ntabwo ari Imana ibateye gukora ikibi Ruhanga wari kuba baretera gukora ikibi ahubwo niwe wabakitiye ureka niwe uri kuba ukesharira Imana iravuga iti Ruhanga nagira ati dore ngushyize inzira ebyiri eba nakuteka mu misho y'imihanda ziri imbere yawe iyo misho gawe ariko ndakugira inama kandi ni kwaburanti uhitemo inziza ushareme nungi
dukeneye guhitamo neza abavandimwe no gushora mu gihe banywana banje. Iyo dusomye mu rwa kabiri rw'Abatesalonike, Ashomo rwa kabiri rw'Abatesalonike, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike, rwa kabiri rw'Abatesalonike, igice cya kabiri, icuka cya kabiri, ku murongo wa 10. Mushoro ngo bikumi. Haranditswe ngo Ahandikire ngo n'ubuhenzi bwose n'ubwo byebona bwo gukiranirwa ububi ubwo kuhabya kubarimbuka abo kwerekerera kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. abo kuba baganga kunda amazima ngo babujunwe. Kansubiremo amagambo, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. abo kuba baganga kunda amazima ngo bajunwe. Nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi. Ruhanga ari kubohereza ekiri kubahabya ubushukanyi bukomeye ekiri kubahabya cy'amani cyane ngo bizere ibinyoma. kubakirisa ebyo bishuba. Ndagira ngo mwumve iki. Nyenda ngo muhore kinteke. Mbese Imana yohereza abantu ubushukanyi? Bitu Ruhanga abasa kohereza abantu kubiha bintu. Turasomye ngo banze gukunda ukuri ngo bakizwe. Twashoma ngo bakanga kunda amazima ngo babase kujuna. None ngo Imana igiye kubohereza ubushukanyi. Ngweno Ruhanga yaza kubohereza kubiha biwa. Mbese Imana hari ikibi kiva kuri yo? Bitu ine kibe kikuruga Ruhanga. Bavandimwe dukeneye kunguka kumenya Imana. Banonyane bandi twino kumanya Ruhanga. Imana ni Imana y'urukundo. Ruhanga wine rukundo. Yavuze imiterere yayo. Ikagamba kuyabi okweri. Kugira ngo twumve neza ijambo ry'Imana. Ngo tureje ikigambo cya Ruhanga. Pawulo yaravuze ati, Pawulo akagira ati, dusobanuza iby'umwuka bindi. Tubasa kuvunura ibyo moya n'ibyo moye bindi. Yesaya nawe yaranditse ati, Yesaya nawe akahandika ati, ngo mbese azigisha n'ubwenge. Bito naza kwegesa ho bwenge. Uwo azigisha ubwenge ninde? Uwarashomesa ubwenge noha. Kuko ibye ari ugutoza itegeko ku itegeko. Ahabo kuba ebye no kubasa kutendeka kiragira hakindi. Umurongo ku murongo. Raina handisho. Aha bikeya na hariya bike. Aha bike ahandi bike. Bivuze ngo mu kwiga ijambo ry'Imana. Kumagisa ngo mushome ikigambo cya Ruhanga. No gusoma aha bikeya. No kushoma aha bike. Naha bike. N'inyuma bike. Hanyuma ijambo ry'Imana rikisobanura. Hanyuma ikigambo cya Ruhanga kibasa kwishobora. Mbese Imana yohereza ubushukanyi. Bitu Ruhanga nabasa kohereza okubihwabihwa. Mbese ko Imana ari nziza hari ikibi kiyiturukaho? Mbona Ruhanga kandi murungi ine kibe kikumureka. Ririya somo dusomye ikigambo kitwamariza kushoma. Tugiye gusoma irindi ritwumvisha uko Imana iteye. Baza kushoma irindi tubasa kutwereka uko Ruhanga ari. Mu gitabo cyo kuva 34 okuruga ashatu nina umurongo wa 5 wa 5 haranditswe ngo ahandikire ngo Uwiteka amanukira muri cya gicu kama yashumira mu gicuru ahagarara nayo nawe yereka yo nawe yivuga mu izina kari Uwiteka yarangizi nariye Yehova Uwiteka anyura imbere ye kama yarabomisho bwa Musa arivuga ati yarangana agira ati Uwiteka kama mukama Imana y'ibambe n'imbabazi anga uwo kusasira n'imbabazi itinda kurakara otahuka okugira ekiniga ifite kugira neza kwinshi ujire imbabazi n'amazima n'umurava mwinshi igumanira abantu imbabazi igirira imbabazi abantu ikageza kubuzukuruza babo ibihe ikumi ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha okutakira no kushisha n'ikibi ntitsindishiriza na hato otasingisiriza na kake abine urubanja ihora abana gukiranirwa kwa base abana ahabwe byo kushisha byabishebo ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuviri n'abijukuru n'ababo okusya ahabasinge bwa kashatu no bwa kane. Mwumve iki jambo ry'Imana rivuga. Mureke kigambo cya Ruhanga kikugamba. Uwiteka Mukama ni Imana y'imbabazi.
ruhanga w'imbabazi ni Imana itinda kurakara ruhanga utakuraka kugira ikintu ni Imana ifite kugira neza kwinshi ruhanga ino kugira agiye ubuzima ni Imana itabeshya abavandimwe ruhanga utakubasa kubiha ibi yavuze ni ukuri ibi yagambira aha n'amazima twumve ko Imana itabeshya ture ruhanga atakubiha niba ibyo ivuga byose ari ukuri karabe nagamba ibyakugamba byona bigiye by'amazima ibyo yavuze byose bizasohora ibyo yagambira byona ntibizakukira nkuko tubisoma muri Yohana igice cya mbere uko tubishoma muri Yohana igika cyo kubanza 37 ushobora ngo bwashatu na mushanju aranditswe ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere aha ndikire ngo aha bo hari ikigambo cy'intanga rugamba mu kibure kukigura bivuze ngo ibyo Imana ivuga byose bizasohora kumanyisa ngo ibyo ruhanga byo neza yari kugamba byashyikiriza kandi ni Imana nziza kandi ni ruhanga murungi Imana y'ibambe n'imbabazi ruhanga w'imbabazi Imana itinda kurakara ruhanga utakuraka kugira ikintu ga ifite kugira neza kwinshi ijuru kugira ukoraje kwinji ariko ni Imana itabera kandi turuhanga urukugwera rubaje kuko idatsindishiriza wo gutsinda kubasa kusingisa urukubasa kusingwa bivuze ngo itwara ibintu nkuko biri tukumanyisa ne tware ibintu nko kubiri ntago ifata ikibinga ikiti cyiza kwate kibinge cyete kirungi cyangwa ifata icyiza ng'ikiti kibi ningashe kirungi nge cyete kibi ntabwo ihumwiriza ngo yibuze kureba ibibi te kubasa kumiza ngereke kureba ibi ngibyirengagize nkaho bitabaye ngetabireba ngikomeze kubifata nkaho ari byiza ngegumize mu kubitwara ngebirungi ahubwo ni Imana yita kuri buri kintu cyose werekana hanga urufaki cyo n'akantu gatira kareba n'akantu kakeneye kareba n'umusatsi wo ku mutwe irawuzi nishote y'amutwe gwitu ne manya intekerezo zacu zose irazizi indekateka zitu zona ne manya izi byabayeho ne manye byabireho izi biri kuba ne manye bibaho kandi izi nibizaba ne manye nebirubaho ku Mana aharuhanga ibiriho nibizabaho byose ni kimwe ibiriho nebirije kubaho byo nane kimwe kuko byose iri kubireba imbere yayo ne bireba umishogayo murumva Imana muruhanga nta na kimwe ihishwa kine na kimwe cyo kubasa kushereka none twasomye ngo banze gukunda ukuri ngo bakizwe ngo twashoma ngo bakanga kunda amazima ngo babase kujuna ngo hanyuma ngiboherereza ibibi ngo yabohereze bishu ngo bizere ibinyoma ngo babase kwikiriza bishu mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 25 arunitano ni page 166 ni page yigana nkaga na mkaga haranditswe ahandikire by'umwihariko ekikukirayo ibyo Paulo yavuze ku byerekeye abantu banga gukunda ukuri Paulo yagambire abantu ababirene banga amazima bifite agaciro gakomeye bine value y'amani yavuze ku bantu bose bari kuzanga ubutumwa bw'ukuri akagamba abantu bona ababirene baza kwanga ubutumwa ubwo kwetisa bakanga uko kuri ku bushake bwabo bakanga amazima bwo kwenda kwa ruhanga ukwetenga kwa ruhanga yaravuze ati akagira ati nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi kuretera ruhanga agisha kubaretera okubihwa bihwa ubushukanyi bukomeye cyane bibagumire munonga ngo bizere ibinyoma bikirize bishuba kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose ngaba batarikirize by'amazima bubona bakishimira gukiranirwa bakashemerera ubutakirira bacirweho iteka beje bacirwa urubanza abantu ntibashobora kwanga imiburo Imana iboherereza abantu tubakubasa kwanga kuburwa ukuruhanga ari kuboherereza ntibashobora kwanga imiburo Imana ibohererezanya imbabazi tubakubasa kwanga imiburo iruhanga ari kuboherezanya n'imbabazi ngo be guhana babure Imana ikura mwuka wayo kubakomeza kwinangira ruhanga nayo moyo weye ahari aba bakugumiza mu kwanga kura bakirengagiza imiburo bakanga kura ebiruyo n'ibigamba nibagamba maze ikabarekera ibinyoma bakunda za ibarekera ibishuba bahaba murumva aya magambo muhure bwambebi ntabwo isomo rivuze ngo Imana niyo yohereza ibinyoma hanga ishomeri tiri yagamba ngo hanga no kohereza ibishuba
kuko ibinyoma biva kuri Satani. habo kube bishobora bwa Satani. Ariko iyo abantu banze gukunda ukuri, ngabantu bayanga kukunda amazima, bakakwanga babyihitiyemo, bakakwanga babyeshariremo, bagahitamo kurwanya Imana, bakasharamo okubasa kurwana Ruhanga, Imana irabareka. Ruhanga we nabareka, irabareka bagakora ibyo bihitiyemo, nibareka bakore bayesharira, kuko umwuka w'Imana habo kuba moyo wa Mukama yarahari abamurikira, yabaruho ari kubamurikira. none Imana ibakuraho umwuka wayo, bene Ruhanga yabihaho moyo we, hanyuma none ibi bakabikora cyane. dere bibi babikora muno. Icyo nicyo Paulo yanditse ngo izabohereza ubushukanyi. Icyo nicyo Paulo yahandikira kugira ngo ngineza kubohereza okubigwa. Ibyo bisobanuye ko Icyo kikumanyisa ngo Imana izakuraho umwuka wayo, anganaza ko yawo moyo wayo, kuko mwuka wera yababuzaga kujya mu rugo bushukanyi, ahabo kuba moyo yabire nabazira kuzomo kubigwa biboko, ariko bakaba badashaka kumvira mwuka wera, bakwenda kura moyo rwera. ubwo rero Imana nikuraho umwuka wera, rero Mukama kari heho moyo rwera, noneho bazajya mu bushukanyi nta kibabuza. bene hano bazakuzomo kubigwa bihati n'ikindi cy'ukubazibura. Ibyo nibyo ushobora kuvuga ngo boherereje mu bushukanyi, ibyo nibyo abantu bagamba bakoherezwa okubigwa bibi, ariko si uko Imana yohereza ibinyoma ku bantu, Ruhanga wita kohereze bishubaha abantu, ahubwo ni uko uwikuyeho umwuka wayo wera, kureka n'uwo uri kwihaho umuyo urukwera, yirundurira mu byo yahisemo bibi, nazo mu bibi yahisha zireme, kuko Imana yacu ni nziza cyane. ahabo kuba Ruhanga witu n'umurundi muno, ni Imana yuzuye ukuri, Ruhanga ujira amazima, nta mwijima uba muri yo, hariho mwirima ubuye muri yo. Imana ibyayo ni umucyo gusa, Ruhanga ibiyayo n'umushana bonka, ariko kuko umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo icyo ashaka, bonka habo kuba umuntu ayino kusharamo kwakwenda, ushobora guhitamo kuyoboka Imana cyangwa ukabiri. no basa kusharamo okukuratira Ruhanga ningashoboreka. Dusomye mu Baroma, twashoma mu Baroma igice cyaho cya 9 seka cya mwenda, umurongo wa 11. Abaroma mwenda 11 shorongo 11 haranditswe ngo handikire ngo kamere ku wa 10. reka tandikira bwikumi, kandi si ibyo gusa, kandi tece cyonka ahubwo na Rebeka ubwo yari afite inda atwitswe n'umwe, kureka na Rebeka kuyabiye azire enda ya yempasha ari Isaka sogokuruza zo mushija tentenguritwe Isaka tatenguritwe Isaka, nawe yabwiwe ngo yagambirwa ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, kakuru ayahereza kato, nk'uko byanditswe ngo kucyahandikirwe ngo Yakobo naramukunze, Yakobo nkamukunda, naho Esawu naramwanze. Esawu namwanga, kandi yabibwiye abana bataravuka, yabigambirwa abana abo batakazirwe, kandi batarakora icyiza cyangwa ikibi, kandi batakakozere ekirungi nari ekibi, ngo ibyo Imana yagambiriye itoranya bibeho, ngo ekiranga yatorine omunama ye kigumeho, bitavuye ku mirimo, tegamire mirimo, ahubwo bivuye kuri ibahamagara, kureka ubwo watwese. Yesu ashimwe cyane. Amasinyo muno, mbese amagambo murayumvise, gambe bimwabihurira, twisomeye amagambo avuga ngo twashomye bwambe kugira ngo Yakobo naramukunze, Yakobo nkamukunda, na Esawu ndamwanga. Esawu namwanga. Mbese Imana irangana? Bitu Ruhanga nayangana? Mubyibazeho. Mubyebuze. Mbese Imana irobanura ku butoni? Bitu Ruhanga nareba Imana itoranya uwishaka undi ntimukunde. Ruhanga natorana uwo kwenda ondijo uwo kukunda ondijo abura kumukunda. Ariko Imana ntabwo ibera. Kunkara Ruhanga wita kugwera rubavu. Nkuko twabibonye, nkuko twabireba, Satani yashinjaga Imana ko ikora iryo. Satani wagana ashinja Ruhanga ngo nakora asyo, akayishinja ko ishobora gutoranya bamwe, akana nashinja Ruhanga ngo Ruhanga nabasa gutorana bamwe, abandi kaba yabanga, abandi basa kubanga, igakunda bamwe, ikunda bamwe, abandi kabirengagiza, abandi basa kubareka. Ariko n'uyu munsi wa none, kandi rizoba
abantu baracyashinja Imana ibyo bintu, abantu bakiriyo nibahamya Ruhanga ibi bintu, ariko bavandimwe Imana ni urukundo, kuko abanywanyi banje Ruhanga ni urukundo, kandi mu bindi byigisho tuziga, kandi mu bindi bigise biturushoma tuziga neza urukundo rw'Imana, tuzakushoma cye ibya rukundo ya Ruhanga rwagaragariye mu byakozwe ku musaraba, byarebekire habyakoze ruha musharaba. ariko muri uyu mwanya turi kureba aya magambo, tureba bigambe ko Imana ari y'ubudendezi, Ruhanga we tabwira ninga nareko kweshara Yesu ashimwe. amasibo. None Imana yakunze Yakobo yanga Esawu gute? Mwene Ruhanga akakunda Yakobo yanga Esawu ati, ariko twavuze amagambo avuga ngo twagambe bigambe byagira biti Imana imenya byose, Ruhanga namanya byona, izi byabayeho, nimanye byabireho, izi biriho, nimanye biruho, kandi izi nibizabaho, nimanye nebirija, imenya itangiriro mu iherezo, nimanya intandikiro umupendero, kuri yo ibiriho nibizabaho biri imbere yayo, ahariyo ibiruho nebirije kubaho nibiyo mishogayo, ibyo byose bibona kimwe. ibyo byona nebireba kimwe. Iyo dusomye mu bakurambere n'abahanuzi, ni icyigisho cya 19 ni icyigisho kivuga kuri Yakobo, abakurambere n'abahanuzi icyigisho cya 19. Ngiye kubasomera amagambo avuga ku bya Yakobo na Esawu, kugira ngo turebe niba Imana koko ikunda bamwe, abandi ikabanga, ikaba bamwe yarabageneye agakiza, abandi bakaba bazarimbuka, ariko si Imana nuko iteye, ku buryo bamwe yavuga ngo aba bagomba kubona agakiza, ngo bariya bagomba kurimbuka, ariko si uko Imana ibavandimwe. Ntabwo Imana yacu irobanura ku butoni, ahubwo Imana yacu itanga uburenganzira bwo guhitamo. Paji 134, Esawu na Yakobo bari baratorejwe hamwe kumenya Imana. Esawu na Yakobo bakabazo mu kwetegura kumenya Ruhanga, bose batojwe kumenya Imana, bona bakabatendeka kumenya Ruhanga, nkuko turi kwiga ibijyanye no kumenya Imana, kushoma kugendana no kumenya Ruhanga, kandi bombi bari bafite umudendezo wo kugendera mu mategeko yayo, bona bakabi no kwesharamo kugendera ahabye biragiro bya Ruhanga, no kugirirwa neza nayo, no gukorerwa nayo, ariko bombi ntibahisemo batyo. ngabona tebarashazire mu basi abo bavandimwe uko ari babiri, abo bakuzarwamo babiri bari babiri, bagendeye mu nzira zitandukanye, bakagendera umuhanda itakushana. Nta ruhare Imana yagize hariho okwenda ko Ruhanga yashaziremo kugira ngo Esawu adahabwa imigisha y'agakiza, kugira ngo Esawu atakabasa kuhabwa umugisha Ruhanga atarabigiziremo, impano z'ubuntu bw'Imana, talenti z'ubuntu bwa Ruhanga n'ingashingabirano z'ubuntu bwa Ruhanga, iziha abantu bose nta kiguzi, nezihereza buri umwe iti n'ikiguzi cyone, binyuze muri Kristo. urabo muri Yesu Kristo, nta gutoranywa kubaho, hariho gutora no kuruho, keretse guhitamo k'umuntu ku giti cye, no gushara mu ko umuntu ubuye, bikaba byamutera kuba yarimbuka, bimuretera kwerekere ubwo uko umuntu ahisemo uko umuntu ko ari gusharamo yarimbuka cyangwa akabona ubugingo. nabasa kwerekera n'ingabo n'amagaragataho. Imana yagaragaje mu ijambo ryayo agakereka mu kigambo cyayo ibyangombwa umuntu wese yuzuza, ibyo umuntu ashemereye kwishuza kugira ngo ahabwe ubugingo, kugira ngo abase kubona amagaragataho, ahabwe ubugingo buhoraho.
ari byo kumvira amategeko y'Imana yo kugendera mu biragiro bya Ruhanga tubiheshejwe no kwizera tukubihabwa ahabo kwikiriza Imana yahisemo umuco uhuje n'amategeko yayo Ruhanga akasharamo umushana kugendera ahabiragiro byayo kandi umuntu wese uzagera ku rugero rushyitse kandi umuntu we no rushika aharengo rushyikire rw'ibyo Imana isaba Ruhanga rukwenda azinjira mu bwami bw'ikuzo yataha umukama w'ijuru Yesu ashimwe cyane amasimu hano tubonye ko Imana idatoranya Ruhanga atakubasatoranya gifate bamwe bagenera agakiza ngikwate bamwe abaherezo kujuna aya magambo dusomye ibigambe bitwashoma arasobanura ririya somo rivuga ngo Esawu naramwanze Yakobo ndamukunda nibyoreka je ngo Esawu nkamukunda Esawu namwanga Yakobo ndamukunda baratubwiye bati batugira bati ntabwo Imana yigeze ibuza Esawu kubona umugisha Ruhanga atarazibire Esawu kugira kutunga umugisha ahubwo Esawu yagombaga kubihitamo kureka Esawu akanye no kubishara yari afite uburenganzira bwuzuye bwo kubihitamo akanye chance yijwire kugira ngo abase kubishara ariko Esawu ntabwo yabikunda konka Esawu akata kubikunda uhereye mu bwana bwe ubwo mu bwana bwe Esawu yakundaga kwishimisha Esawu akana akunda kweshemeza yakundaga ibinezeza akana akunda ebikushemeza ntakunda iby'Imana atakunde byaranga mu gihe Yakobo atakundaga kwishimisha Yakobo akatakunda kweshemeza ahubwo yumvaga akeneye umugisha wakana endo umugisha wa wundi Esawu atakundaga wa wundi Esawu iguyabira atakunda Esawu yumvaga aramutse abonye umugisha w'umwana mukuru Esawu akana hure yatunga umugisha go kuba umwana mukuru yumvaga byamubuza kujya yinezeza uko ashaka kana hure nibiza kumuzibira kweshemeza ko kuyabire naye kuko yakundaga kwigira mu birori n'izindi nshuti abo kuba kana akunda kwegira mu pati n'abanyano ariko Yakobo yumvaga ibindi ntacyo bimubwiye Yakobo wakana hure bindi hati ne kibimukwatireho akumva icyo akeneye gusa n'umugisha ahure cyakwenda cyo nkana umugisha rero Imana buri wese mu burenganzira bwo guhita rero Ruhanga uyu mubere namuhereza chance yo kweshana ntabwo Imana ivuga ngo abavutse nyuma Ruhanga atakugira ngo abazirwe nyuma ngo nta mugisha bazabona kine mugisha ko baritunga ngo hanyuma ifate umugisha ngo iguhe abana bakuru gusa ngo rero ngiye kwata umugisha iguhereza abana bakuru oya ahubwo Imana iwuha ubihisemo kureka Ruhanga guhereza ubusharamo kandi uzabihitamo wese azabona agakiza kandi wabikuratira wena naza kubona kuvuga Yesu ashimwe amasimu bivuze ngo ntabwo Imana yanze Esawu ikikumanyisa Ruhanga atarangire Esawu kuko ntabwo mu Mana habamo kwangana ahabo kuba muri Ruhanga atari mu Ruhango none se ririya somo rivuze iki mwe nshiri ishomoriya nirgamba ki bavandimwe dukeneye kumenya Imana banywana banje tuyino kumanya Ruhanga kuko Imana imenya ibizabaho abo kuba Ruhanga namanye birubaho ndetse ikamenya umuntu ataravuka nangwe manya n'umuntu atakazirwe ikamenya n'iherezo rye amanya n'empendera ye yarebye Esawu na Yakobo bari mu nda akareba Esawu na Yakobo bari mu nda yitegereza ukuntu bazakura yitegereza ko barija kura yitegereza iherezo ryabo yitegereza empendera yabo ireba uburyo Esawu azahitamo nabi yareba okwiye Esawu arashara mukubi ireba uburyo Yakobo azahitamo neza yareba ko Yakobo arije gushara muki ireba uburyo Esawu agiye kuvuka ari imfura ariko atazita ku by'Imana yareba Esawu ngo yaza kuzaroga umwana wo kubanza konka atakufabiya Ruhanga Imana niko kugira agahinda anga yagerina nuko umutima wayo wishimira Yakobo umutima gwa Ruhanga gwa yesimira Yakobo kuko yabonaga ko Yakobo azakora neza ahabo kubana ari Yakobo ari kwija koraki nuko Imana yumva umutima wayo ubabajwe n'ibyo Esawu azakora nuko Ruhanga ya Esawu yakora yagerina ko habinde yarije kora kuko yari kuzahinduka umwanzi w'Imana ahabo kubana aza kwinkomeza gwa Ruhanga kuko umuntu wese uri kure y'Imana ari umwanzi wayo ahabo kuba umuntu we n'uruhare n'umuzugu wa Ruhanga kuko abahisemo Satani ahabo kubana abashazire mu Satani kandi Satani ni umwanzi w'Imana kandi Satani n'umuzugu wa Ruhanga Imana rero irebye iherezo ry'abo bana bombi Ruhanga kare kuyarebera impendera y'abo bana bombi ivuga ibizaba mbere yagambe birugo mu kubanza nuko ivuga uburyo yo bibabaje yagamba oyo okubidisasize kuko yabiboneraga mu iherezo ahabo kuba kabirebera mu mpendera
ko kuvuga iti yagira iti yakubona aramukunze Yakobo nkamukunda Esawu ndamwanga Esawu namwanga ariko ntabwo ari uko Imana ariyo yateye Esawu gukora ibibi kunka Ruhanga to waretire Esawu gukora ibibi ahubwo yari iri kuvuga agahinda itewe n'uburyo Esawu azahitamo nawe akanaga mbena yaretwa ahabo kuba Esawu akanaza gukora ibikwangana Ruhanga kandi Imana itanga uburenganzira bwo guhitamo kandi Ruhanga nahereza chance yo gushara Imana ntabwo yashoboraga kuvuga ngo Ruhanga gatakubasa kugira ngo reka nkoresha imbaraga Esawu mubuze guhitamo nawe reka nkoresha amani Esawu muzibire okushara mukubi iramutse ibikoze gutyo kuri yabikoze Yesu Satani yabatsinze Satani nabasingwi nabayasingwe kuko avuga ko Imana ikoresha agahato habo kuba ntagira ngo Ruhanga najema abantu Imana imeze nk'umubyeyi Ruhanga ari nk'umuzire kandi koko n'umubyeyi wawe kandi ubuzima n'umuzire bwite ariko nabigereranya n'umubyeyi kandi mbigeragereza n'umuzire uri kubona umwana we agiye kugwa mu bikombe uri kureba umwana uri kuza kugwa mu kina kandi uwo mwana afite ubwenge kandi umwana ugayino ubwenge ikabona ari gutera intambwe nyinshi areba rero natere intambwe nyinshi agenda agana mu rwobo ari kugenda ari kwerekeza harwina nuko ikamukurikira amukuratira ikamukoraho ikamubwira iti dore urwobo imugambira ngo urebe kintu ntubona ko ugiye kugwa tokora ngo waza kugwamo nugwa mu rwobo urapfa uragwa mu kintu cyo nofa ikamubuza ngo nyabuneka wigenda wigwamo emuzibira ngo umwana wanjye takagenda ukagwamo agakomeza akajya mbere wagumiza amakora Imana igakomeza ikamwereka Ruhanga kumana amworeka ntubona ko abaguyemo bapfuye tokora yabagwiremo kubafi ikamwereka ati itegereze reba bariya bose nabaguyemo imugambira ati yitegereze tokora yababona bagwiremo barapfuye bakafa nawe wikomeza utagwamo ni watakagumizamo utakagwamo Imana nuko iteye Ruhanga nukwari iyo ibonye ikibi yarebe kibi igira abana bayo inama yo kutakijyamo igambira abana bayo utakigenda igakoresha uburyo bwose ikoresa ndagira ngo mbabwire yuko Imana yacu ari Imana y'umudendezo Ruhanga witu Ruhanga utakugema ntabwo ishobora guhatira umuntu gukora ibyiza kubasa kugema umuntu gukora ibirungi cyangwa ngo imuhatire gukora ibibi ingashingiye mu ngemo gukora ibibi ntabwo waba ugiye kugwa mu mwobo ngo ikubuze kugwamo tokaba waza kugwa mu kintu ngo ikuzibire kugwamo kandi wowe ubwawe ushaka kugwamo kandi wowe ubwawe uri kwenda kugwamo ikwereka ibibi byo kugwamo ikwereka ibibi byo kugwamo ikakwereka ibirakugeraho uramutse uguyemo ikwereka ibyo kubasa kwikaho waheza kugwamo hanyuma ikagusigira amahitamo bwanyuma ekurekera ukwesharamo ngo wowe ubwawe wihitiremo ngibo bwawe ubase kwesharamo aho niho ibera Imana itandukanye n'abantu aho niho hakubera Ruhanga rutana n'abantu ni naho itandukaniye na Satani niho atanisiwe na Satani Imana nubwo ari Imana ikomeye cyane Ruhanga nubwo arabera Ruhanga w'amani yaraturemye iratuzi bigatwangane tumanya ibasha kwinjira mu mitima yacu nibasa kutaha mu mitima yitu yakwinjiramo ibishatse rwose nibasa kutaha muri kubyenda buzima ariko ntago yabikora tutayemereye nkateka bikora tutagikiriza tekereza uburyo Imana yo mu ijuru yo isiga komanga ku mutima w'umunyabyaha teka Ruhanga wo mu ijuru kwijaka akateza ko dahawe aha mutima w'umunyabyaha igakomanga ku mutima w'ikiremwa yaremye ekatera kodi aha kirema ikiyahangire muzi umubyeyi ugeze ku cyumba cy'umwana we manyo muziro kira ahashindi cy'umwana we umwana w'imyaka 5 umwana w'imyaka 5 ariko ukabona ari gukomanga kuri icyo cyumba umugabo areba yatandika kwiguza ahashingiye iki kandi iyo nzu ari we wayubatse kandi inzu yegere bo wagendekira ariko agakomanga ati mwana wanjye mbese ninjire goga kateza ko dakabuza ati mwana wanjye bitu ndahemu adashaka kwinjira mu gihe umwana atabyemeye atakwenda kutahamo umwana yatikiriza Imana nayo nuko iteye Ruhanga nawe nukwari ntabwo ivogera imitima yacu tutayemereye ndeko basa kuzoma imitima yitu tutabasize kumwikiriza Yesu aravuga ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga Yesu nagira ati ngure banyemerera rugiye n'inyeta umuntu niyemera agakingura nzinjira we dusangiye umuntu yikirize akigura niza kutaho we turi hamwe Imana y'umudendezo Ruhanga uwo utakugema
irifuza ko tuyihitamo. nayetenga ngo tubashe gushoramo gushanga. Hari ikintu kimwe idashobora no gushobora byose. Ine kintu kimwe cyita kubasa no gwere kubasa byone. Ntabwo ishoboye gukora icyaha. Ye kubasa gukora ikibi. Ntabwo ishoboye gukora ikibi rwose. Ye kubasa gukora ikibi bizima. Imana ibiranga ni byiza gusa. Ruhanga ebikugira ebikuranga Ruhanga n'ebintu byonka. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ruhanga hawe ikimisa. Rero itwereka urukundo rwayo. Nitwereka rukundo yayo kugira ngo tuyitemo. kugira ngo tubase gushoramo. Ariko nanone nubwo Imana itari mbi, nambwe no Ruhanga atari mubi, ariko hari aho igira umujinya. kongaye naho yekugira ikinga. Nkuko tubisoma mu gitabo cy'Abaroma igice cya mbere. Uko twubishoma mu gitabo cy'Abaroma eshura yo kubanza. Amagambo akomeye ahari. Ibigwambo bigumire ebiruho. Ni amagambo tuzagarukaho n'ikindi gihe. N'ibigambye biturugatwa n'ubundi bwire. Ariko reka twumve gato k'umujinya w'Imana. Reka twumve gake akinga cyane. N'Abaroma igice cya mbere umurongo waho wa 18. Abaroma iteka cyo kubanza umushongo wa 18. Haranditswe ngo Ahandikire ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru. Abantu okusisikara ahabukuruka ahanga. Umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru. Mumanye ngo ekinuga cya Ruhanga nishururwa okuruga omwiguru. Ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose. Nikiza kurwanisa okutatinda Ruhanga kona no kutahikirira kw'abantu. Bashikamisha ukuri gukiranirwa kwabo. Abazindisa amazima okutahikirira kwabo. Bivuze ngo umujinya w'Imana kugamba ngo ekinuga cya Ruhanga ugendereye ubugome bw'abantu. Nukugenderera aba ubinazi bw'abantu no gukiranirwa no kutakira. Imana ikunda twebwe abanyabyaha. Ruhanga ntakunda ito abanyabibi. Ariko kuko idukunda ngahabo kuba netkunda yanga buri kimwe cyose cyatugirira nabi. Niyanga buri kimwe cyose cyakubaza kutukorera kubi. Yanga ikintu cyatwica. Niyanga ikintu cyakubaza kutwita. Kandi ikintu cyakwica umuntu cyonyine. Kandi ikintu cyakubaza kwita umuntu cyonka ni icyaha. Niki. Kuko igihe umuntu yomatanye n'Imana, abo kuba umuntu yabara hamwe na Ruhanga ababonye intsinzi y'urupfu. Naba yatungo kuhangura rufu. Kuko Imana inesha urupfu. Abo kuba Ruhanga nasingura rufu. Imana ntipfa. Ruhanga atapfa. Abari muri yo mbese bo bapfa. Abagiye muri yo bitubona babasa kufa. Bivuze nk'intsinzi y'urupfu ibonerwa muri yo gusa. Ekikumanyisa okusingura urufu nibirebe ko mu Ruhanga wenga. Kandi nitugera mu ijuru urupfu ruzaba rwatsinzwe. Kandi kuturiko mu ijuru urufu yabe takiruho. Kuko rero urupfu rukomoka ku cyaha. Abo kuba rufunerwa hakibi. Imana yanga icyaha urunuka. Angana yange kibi munonga. Ndetse igifitiye umujinya. Nangwe kinire kinaga. Irifuza kukirimbura. Netenga okuchwerekereza. Aho kiri hose irashaka kukirimbura. Aho kiri ho na netenga kuchwerekereza. Mbese utekereza ko nukigundira bizagenda bite? Bitu noteka waguma nacyo kanga kuchire kurani biza kurugenda bita. Bizarangira urimbukanye nacyo. Biza kuhendera owerekereziwe nacyo. Ntabwo ari Imana izabikwishe. Ruhanga no tuwora abakwisire. Ariko yo iri gukurikirana icyo yanga. Konka we eriyene kuratereke kwanga. Iri gukurikirana icyaha. Eriyene kuratereke ekibi. Bivuze ngo nukigundira mu mutima wawe. Ikikumanyisa waguma nacyo mu mutima wawe. Uzarimbukana nacyo nta kabuza. Noza kwekerera nacyo atari kwebuza. Niyo mpamvu Imana yifuza ko dutandukana n'icyaha. Niyo shonga Ruhanga nayetenga kugira ngo tubase kutanisirwa n'ikibi. Kandi igihe ukeneye intsinzi y'icyaha, kandi ko rabe no yetenga okusingura ikibi, ukeneye gusanga Yesu. Yetenga gushanga Yesu. Dukeneye kumenya Yesu cyane. Twetenga kumanya Yesu munonga. Kandi dukeneye kumenya Imana cyane. Kandi twetenga kumanya Ruhanga munonga. Ntabwo Imana izigera iduhatira kureka ikibi. Ruhanga atari tujema okureka ikibi. Ntabwo izigera iza kumbaraga nk'ikidukure. Tereja mani kugira ngo ibase kutwihama. Ahubwo ikeneye ko tuyihanga amaso. Reka netenga ngo tubana tugitekera hamisho. Tukayemerera.
gikirize igatsinda ikibi kiri muri twe esingure kibe kiri muri twe twebwe ntabwo twanesha icyaha ngo bishoboke tubasha gusingura ibintu bibase ntabwo twakwibuza gukora ikibi tukayazibira gusingura ikibi kuko uhereye muri Edeni habo kuba ukuyiho muri Edeni Satani yamaze kudutsinda Satani akayeza gusingura ariko na Yesu yaramutsinze ungana Yesu akamusingura rero dukeneye gusanga Yesu kugira ngo atuneshereze kugira ngo abase kudusingiza mu rwandiko Petero yanditse baruhe Petero yahandikire rwa kabiri baruha ya kabiri Petero wa kabiri igice cyaho cya mbere Petero wa kabiri ishura yo kubanza umurongo wa kabiri umurongo wa kabiri haranditswe ngo ahandikire ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe imbabazi n'obusinge byejengwe umurimo mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwana wacu okumanya Ruhanga na Yesu mukama witu bivuze ngo kugira ngo twizere Imana ekikumanyisa kugira ngo tubase kwikiriza Ruhanga dukeneye kuyimenya abavandimwe tuyetenga kubanza twamumanya banyana banje muri iki cyigisho muzirikane bibiri mu cyegese cyo mumanye ibintu muzirikane ko Imana idahinduka manye ngo Ruhanga atakuhinduka ntabwo imeze nk'abantu deringa abantu kandi Imana ntibeshya kandi Ruhanga atakubiye Imana ntipfa Ruhanga atapfa umuntu we abasha kugusezeranya ibintu umuntu we nabasa kuraganisa ibintu kandi uwo muntu ari umunyakuri kandi umuntu ogariyo w'amazima kandi ibyo yagusezeranyije abifite kandi biyakuraganisa byinshi ariko umunsi wo kubiguha kunkizo bagiye kubikuhereza agafata arabiguha afata akabikwira bikarangira bya bintu bibuze bihendera bya bintu bibuze kandi atarigeze akubeshya kandi atarakubihira ariko Imana itabeshya Ruhanga atakubiha nta n'ubwo ipfa iyo tapfa umuntu wabasha no kwibagirwa umuntu we nabasa no kwiba ariko Imana ntiyibagirwa Ruhanga atakwiba icyo yasezeranye cyose iragisohoza iki yaraganise cyona nekikiriza Imana yacu ni Imana y'inyakuri rwose Ruhanga wite Ruhanga w'amazima gusa nta jambo ivuga ngo rihere kine ikigambo cyo kugamba mu kibure koro kandi ni Imana ishobora byose kandi ni Ruhanga uri kubasa byona ni Imana ifite imbaraga ku bintu byose Ruhanga inamane aha bintu byona bivuze ngo nitumenye iyo ngiyo ekikumanyisa ngo twamanyogwe iyo yaremye umuntu ubwo wahangira umuntu yacumura umuntu kwakushisha igatanga umwana wayo ngo amucungure akahayo umwana we kugira ngo abase kumucungura bivuze ngo iyo Mana yacu ekikumanyisa ngo Ruhanga witu ni Imana yuzuye urukundo Ruhanga yuzuye urukundo ibyo byose biranga ebyo byona ekujoreka bibumbiye mu ijambo urukundo biryo mu kigambo urukundo kuko urukundo abo kuba rukundo rugira ubwoba turukugira ubwoba rwihanganira byose nirubasa kwihanganira bukimwe kandi rubabarira byose kandi nurusasira byona murumva urukundo ukuntu ruteye mura rukundo kweli niba Imana yacu ari urukundo anga witwara abari urukundo nta muntu n'umwe itababarira aramutse yihana twine muntu n'umwe wita kubasa kusasira yayetisa ntibakagutera ubwoba ngo uzarimbuka gume bareke kwisogwoba ngo noza kwerekerera icyakora n'ugundira ibyaho uzarimbuka ukawaguma bibi noza kwerekerera ariko abantu ntabwo bazapfa bazize ibyaha byabo konka abantu tubarufa bakuturwa ibi byabo igikomeye bazazira ikigumire ekirubita nuko banze kwakira ubakiza ibyo byaha no kugira ngo bakanga kwakira ubwo rukubasa kubajune dukeneye rero kwemera kwakira Yesu dukeneye okubanza twayakira Kristo dukeneye gusobanukirwa urukundo rw'Imana cyane no kushoborokerwa na rukundo yaranga munonga ijuru ryose ni ijuru ry'urukundo iguru ryona ni iguru ry'ijuru rukundo Satani ntabwo yabashije kurwihanganira Satani tarabaze kubyihanganira byarangiye avuyeyo gahendera rugiriye mu ijuru nta munyabyaha uzabayo umwiguru tine umunyabuturayo kuko umuntu umenyereye kugira umutima mubi habo kuba umuntu umenyereye kugira umutima mubi kandi atarigeze yihana kandi ataretisize ntabwo yashobora kuba mu ijuru takubasa kuba mwiguru
aramutse ageze akabona urukundo ruriyo, yazayo akareba rukundo ariyo, akabona uburyo abaho bakora, akareba abaho bakora, uburyo bishimira kwitangira abantu, kuba kushimira yahabwa abantu, we yakwisabira kuvayo, we nayeshabira kurukayo. niyo mpamvu Imana yifuza kuduhindura cyane, nishonga Ruhanga nayitenga kutuhindura mnonga, ikatumara n'icyaha cyose, ikatuheza mechi bichona, kuko yifuza kubana natwe. ahubwo kuba nayitenga kwija kuba nitu, bivuze ngo Imana yacu ni nziza, ekikumanyisa ngo Ruhanga aho yitu n'umurungi, kuko rero yifuza kubana n'abantu, ahubwo kuba nayitenga okutura n'abantu, kandi yo ikaba ari Imana y'urukundo, kandi yo eba Ruhanga wa ine rukundo, kandi urukundo rukaba rumeze nk'ibirimi by'umuriro, kandi urukundo eba eringe birumuri y'umuriro, ndetse n'Imana yacu ikaba ari umuriro ukongora, nangwa na Ruhanga witaka bari y'umuriro obukubasa kongora, umuriro ukongora icyaha cyose, umuriro kubasa kongora ninga kwihaho ikibicyona, irifuza kudukuramo ibyaha byose, netenga kutuyaye bibyona, kugira ngo tuzabashe kubana nayo, kugira ngo tuje tubase kutura nawe, kuko tubanye nayo tutarihanye, ahubwo kuba twatura nawe tutaretisize, urukundo rwayo rwatubera nk'umuriro, rukundo yarahangane basa kutubera nk'umuriro, uhora udutwika igihe cyose, ubwo twosya ebiro byona, ariko nitugenda twarihanye, kuko twagenda twetisize, tuzabasha kubana nayo ubuziraherezo, yatura nayo ebiro byona. bavandimwe rero, banywanyi banje rero, ndabasabira kugira ngo musobanukirwe Imana neza, mbashaba kugira ngo mase kushoborokirwa Ruhanga cye, kandi dusobanukirwe n'urukundo rwayo, kandi tubase kushoborokirwa na rukundo yayo. ubutaha urakurateho tuzareba icyaha, tuzakorera ikibi, turebe ububi bw'icyaha, turebe ububi bw'ikibi, kandi nzi neza ko kandi nimanya je tuzakizinukwa kubwo kumva ububi bw'icyaha, tuza kucyanga twahurira ububi bw'ikibi. reka muri aka kanya reka mushaheki ubuntu bw'Imana bwuzura imitima yacu, kunda kwa Ruhanga kwijure omutima yitu, maze kuyimenya azaga okujumanya biduheshe kuyikurikira, bituhereze umukuratira, kandi twizeye, kandi twikirize Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Reka dupfukamye dusenge. Imana y'amahoro, izina ryawe rihabwe icyubahiro, tubonye kuri Imana itanga umudendezo, itagihatira umuntu kumukurikira, ntabwo ujya uteramo abantu ibyo badashaka, ahubwo utwereka inzira, uravuga ati mbashyize inzira ebyiri imbere, icyakora dore nziza ni ndabagira inama muhitemo inziza, data uduhe kumvira inama yawe, maze tukwegurire imitima yacu yose, maze igengwe nawe, yaba twebwe turi aha ngaha ndetse n'umuntu wese ukurikiye ahitemo kugukurikira data, mu izina rya Yesu.